turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro. Hari kamera ubungubu ziri gukoreshwa mu gucunga umutekano mu muhanda. Ni kamera ziri gukoreshwa hirya no hino mu Bwongereza, hari n'ibindi bihugu nko Australia ndetse no muri Afurika naho zizahagera. Zimwe zikorwa na kampani imwe, izindi n'izindi kampani zitandukanye, ariko izo kamera ziri icyo bita AI powered cameras. Ni amakamera akoreshwa na AI, bwa bwenge karemano, artificial intelligence, ku buryo butandukanye n'ubwo akoreshwaga kera. Amakamera ya mbere yo icyo yakoraga gusa no gufilima imodoka inyuma, igafilima plaque, wajya kubona ukabona ubutumwa bugufi kuri telefone yawe ngo wakoze ikosa iri n'iri n'iri, urishyura amande ya n'aya n'aya. Izi zo ziragenda zigafilima mu modoka mo imbere, ku buryo ibyo wakoze byose, uko wakuyemo umukandara, uko wanze, uko utawambaye, uko wakoreshaga telefone, uko wayifashe, uko wayivugiyeho, uko wayishubije aho yari iri, byose irabifilima birimo kubera mu modoka yawe. Ibyo ufite mu modoka birahagaragara, byose irabifilima. Izo kamera rero zifite ubwo bwenge. Zimwe hari izitwa red speed sensor zikoreshwa mu Bwongereza, imyifatire yawe yose zirayifilima, ku buryo abantu bahabwa amande zigeze nko ku manota 6. Urabizi hari uburyo bagenda bakata amanota ku buryo bishobora no kugera igihe bakakwambura permis. Ni amande ishobora kugera mu mapawundi 1000, uyashyize mu manyarwanda ni menshi cyane, ni 1,000,000. Izi tekinoloji rero zikoresha systeme iri avance ya high resolution 4D radar. Ni radari ikoresha tekinoloji ya 4D high resolution ndetse n'icyo bita imaging technology, ku buryo ira screening. Ikibazo rero gihari ni iki ngiki: abaharanira uburenganzira bwite bw'abantu n'abantu ku giti cyabo, bamwe baravuga ati ibi ni ukutwinjirira mu buzima bwacu, ntabwo ugomba gufilima ibirimo kubera mu modoka yanjye. Kandi nanjye ndabumva, kuko imodoka ni nk'inzu, aho bitandukaniye ni ibiyubatse. Ikindi ni uko ifite amapine, ariko mu by'ukuri ni nk'inzu. Hari n'umudamu umerutse kubona ufite imodoka yayigize inzu rwose, ku buryo irimo uburoso bwe bw'amenyo, niwe wayiborosereza ibintu byose, afitemo n'akatuwarete, agapusi ke kaba karimo, iyo ashaka kuryama rwose aryamamo aho ngaho. Ibyo birasanzwe, ari abantu bafite amamodoka bagize amazu, cyane cyane mu bihugu byo hanze. Ariko ikibazo hano kiri ni uko iyo kamera ni filimi ibiberamo byose. Ishobora no gufilima wenda ufite umuryango, uri kumwe n'umudamu wenda urimo konsa umwana cyangwa ibiki n'ibiki. Nibaza ko bitagaragara neza, kuko abazayireba iyo kamera n'ubundi ni abantu. Umupolisi ni umuntu, ntabwo uzana ayo mashusho azayageza, kuko bose ntabwo ari ko bavuga ngo nabizerwa mu by'ukuri. Rero numva ku bwanjye iyo kamera yakabaye filime umuntu ku giti cye, umushoferi, ngo ndavuga umushoferi utwaye imodoka, kuko ni nawe kenshi niho ibibazo byinshi bituruka. Hanyuma abandi kabashyira ku ruhande, ibindi ntibifilme, kuko ntabwo ku bwanjye byakagombye kuba birimo muri iyo kamera. Mu Rwanda naho haje tekinoloji ya drone, ku buryo drone iri gufata abamotari bakoze amakosa n'ibiki byose. Icyo ntazi, sinzi niba izo drone zo mu Rwanda zifata mu modoka mu imbere. Ayo makuru ntabwo ndayamenya. Hari umunyamakuru uretse kuganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, amubaza ati ese ko amakamera yanyu ati yihisha, muyashyira mu bihuru, ati muyashyira mu bihuru, kandi ibyo bintu ntabwo bikwiriye, byeze no kuganirwaho n'ibiki n'ibiki. Ariko ku bwanjye ndagira ngo ngire icyo mbivugaho. Kuba kamera yajya mu gihuru cyangwa se itajya mu gihuru, ku bwanjye byose ni kimwe. Icyangombwa ni wowe ku giti cyawe ugomba kwirinda, kuko abantu bibwira yuko bagomba kwirinda amakosa yo mu muhanda kubera ko batinya polisi, kubera ko batinya ko bazafungwa, ikinyabiziga kizafungwa cyangwa se bazacibwa amande. Ariko wagombye gutinya gukora amakosa kubera ubuzima bwawe, wagombye gutinya gukora amakosa kubera ubuzima bwa mugenzi wawe, niba ubwawe utabukunze. Ariko wagombye no kwirinda guhemukira ubwa mugenzi wawe, kubushyira mu kaga. Kera niho najyaga mbona abantu, sinzi na n'ubu ngubu bigikorwa,
waba ugiye nko ku Gisenyi, tuvugiye ugiye Rubavu uvuye i Kigali, za Rulindo aho ngaho utarahagera, ahantu hari mu makorosi, bisi yamanuka umushoferi akagukorera ikimenyetso cy'uko polisi ayisize inyuma. Niba wirukankaga ukagabanya speed, niba utari wambaye umukandara ukawambara, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ntabwo ariko byari bikwiye kugenda. Wari ukwiye kuba ubikorera ubuzima bwawe. Nibyo twita impanuka kenshi ntabwo ari impanuka, kuko impanuka cyagombye kuba ari ikintu kigutunguye. Undi muntu aje akakugonga, yes, ni impanuka. Imodoka igutunguye ikazana ibibazo utaruzi ko bihari, iyo ni impanuka. Ariko impanuka iturutse ku burangare bwawe, iyo si impanuka, ahubwo ibyo ni ukwiyahura. Ibyo byagombye kuba ari suicide, ibyo byagombye kuba ari suicide, byagombye kuba ari ukwiyahura. Ni wowe wiyahuye kubera ko urimo urirukanka ahantu ugomba kugendera muri 40 uri muri 80, ahantu wagombye kuba ugendera muri 50 uri muri 90, urimo uriyahura. Nupfa ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byaturutse ahandi, ni wowe wabyiteye. Aho akaba ari nawe dushoreje tuvuga ngo izi tekinoloji ni nziza ko zikoreshwa, kuko byagabanya impanuka nyinshi mu muhanda, byatuma umutekano w'amamodoka, w'ibinyabiziga n'abantu n'abagenda mu muhanda byose ucungwa neza. Cyaba ari ikintu cyiza pe, bikomeze. Kandi tekinoloji nibwira ko zizakomeza, n'amarobo buriya azagera igihe aze. Hari ibintu byinshi bigenda bikorwa na tekinoloji. Icyo gusa natanze igitekerezo nuko byagombye kugira nabyo limit. Tekinoloji yagombye kugira limit kugira ngo batisanga barimo kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu butari ngombwa ko bujya hanze. Icyo nicyo cyangombwa, ariko ubundi rwose byari bikwiriye. Murakoze. Aha niho dushoreje iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, wafata akanya ugakora subscribe kuri Philohope kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho. Turabashimiye mwese, namwe abayikoze turabashimiye. Mugire ibihe byiza.